se nimuramuka mutangiye gukorana nta mpungenge waba ufite ko bizamera nk'ibya Clarisse Karasira dore ko nawe batandukanye bidaciye kabiri bari bafite kontra rero ntekereza ko afite impamvu ye wenda yatumye asinyura niko nabyita ariko buri wese aba afite nyine impamvu ye rero sintekereza ko wenda ashobora kunajye kugira iyo mpamvu cyangwa se hakaba izindi mpinduka ariko twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba The Zoom TV 24 nkuko mubimenyereye tubanza kubasaba kudushyigikira mukanda kuri subscribe mukanda no kukazogera karaho hafi mukandaho kugira muzajye mubona amakuru meza amakuru agezweho amakuru ashyushye tubagezaho isaha kuyindi murabibona imbere ya kamera za The Zoom TV turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ubihakana anteruye n'umukobwa mwiza n'umukobwa witwa Peace Hoziyane ariko reka tumuhe ikaze kuri kamera za The Zoom TV. Muraho neza. Peace Hoziyane reka tukwakire tugusaba kubanza kwibwira abakunzi ba The Zoom TV abadukurikiye muri aka kanya ariko rabibwira mu buryo bwa gihanzi. Okay, ari indirimbo nkunda cyane ya gakondo ni indirimbo ya Cecile Kayirebwa ivuga ngo nguyu w'Imana yahaye y'ubutware dore uw'Imana yahaye y'ubumanzi ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yagutatse gutanaga ijya kubarema yabatana zinoza. Muraho neza, nitwa Peace Hoziyane, ndi umunyarwandakazi, ndi umuririmbyi, ndi umuririmbyi. Yego, nkunda kuririmba cyane mbikora nk'umwuga muri rusange. Yego, ni umuririmbyi abikora nk'umwuga. Peace Hoziyane twabyumvise duhaye ku ndirimbo yawe uduhaye ku nganzo yawe. Ese kuririmba ni ibintu wavukanye cyangwa warabyize? Wenda kuba ari tala cyangwa se ari impano nagize amahirwe ni ukuvuga natangiye kumenya ko nshobora kuririmba mfite imyaka 7 aho naririmbaga muri Sunday School cyangwa se École de Dimanche. Abantu bakajya bambwira ati se ko tubona ukunda kuririmba why not tutakomeza gukora umuziki nka carrière cyangwa se utakomeza kubikora nk'umwuga. Aho ngaho niho nahise joininga ishuri rya muzika ryatangiriye ku Nyundo ariko kuri ubu rikaba riri i Muhanga. Naragiye niga imyaka 3 irangiye nibwo narangije kwiga mbona certificate ndangije ninjira mu ruhando rwo kubikora nka carrière cyangwa se nk'umwuga. Watangiye wabyize ariko wariyumvagamo impano. Ese iyo mpano hari igihe umuntu aba afite impano ayikura ku babyeyi cyangwa ari ibintu byaje gutyo, hari umubyeyi waba arayikuyeho? Nekereza ko papa wanjye kuko yakundaga kuririmba, wanjye yari pasteur nyine ariko yari afite album akundaga kuririmba mu rusengero, afite ari cyo bitaga cassette kera, yabaga afite amakasete nk'icumi akubiyemo indirimbo ze. Rero nekereza ko ari ahantu byavuye cyane. Yego, bakunze ba The Zoom TV murabyumva, impano ayikura ku mubyeyi we ari we papa. Ese tukunze kukumva uririmba usubiramo indirimbo z'abandi akenshi cyane, nje nkuzi mu ndirimbo z'abandi. Ese nibyo ukora gusa cyangwa hari indirimbo zawe wamaze gusohora akaba n'injye utabizi? Kuri ubu ngubu mbayeho nk'umuririmbyi nk'uko natangiye mbivuga, nahisemo gukora kuri ubu nahisemo gukora umuziki mu buryo bwo kuririmba. Yes, kuko hari abantu benshi bibeshejeho, hari abantu benshi bitunze. Kuri ubu ngubu nibyo nari ndimo ndakora. No kuvuga ngo ufasha abantu kuririmba bya bita ku backinga cyangwa uririmba mu bihe buryo ntago mbyumvise neza. Uraririmba biragutunze, uririmba gute? Kuririmba harimo ibintu byinshi. Kuririmba harimo kubekinga, harimo kwinterpreta indirimbo z'abandi, harimo ibintu byinshi.
byose ndabikora, nshobora ndabakinga abahanzi batandukanye hano mu Rwanda, ndirimba ahantu hagiye hatandukanye, mu ma events atandukanye, mu ma mariage se, mu madine, ahantu hatandukanye, umwuga wose ujyanye no kuririmba gutyo. Hano mu Rwanda hari inkuru imaze iminsi yavuzweho yuko wabonye manager mushya Alemuku, iyo nkuru ese yaba ariyo koko? Nibyo koko, iyo nkuru imaze igihe iri gucicikana. Alemuku biracyari muri process, biracyari mu rugendo, ntago turicara ngo dusinye ku masezerano, ariko turacyari kubyigaho, byanze bikunze muzabimenya nibiramuka bibaye successful. Uko byasa kose muri kubyigaho, ariko buriya bizacamo, kuko nizera ko buri wese abifite mu muhati. Ese nimuramuka mutangiye gukorana, nta mpungenge waba ufite ko bizamera nk'ibya Clarisse Karasira, dore ko nawe batandukanye bidaciye kabiri, bari bafite kontra y'imyaka 3 niba atari 5, ariko biza gucika bakoranye umwaka umwe. Ese cyaba cyarabatandukanyije mwebwe, icyo kintu ntabwo cyazabageraho, bizabyitwaramo gute? Iyo ubitekereje wumva bizagenda gute? Uko biri kose, umuntu wese aba afite impamvu habayeho guhagarika amasezerano, kandi impamvu yumvikana. Rero ntekereza ko afite impamvu ye wenda yatumye asinyura, niko nabyita, ariko buri wese aba afite nyine impamvu ye. Rero sintekereza ko wenda ashobora kunange kugira iyo mpamvu, cyangwa se hakaba izindi mpinduka, ariko nindamuka mbyemeye, of course nuko nzaba nemeye ko buri kimwe cyose kiri mu masezerano twacyemeranyije. Ese wumva nk'amasezerano yawe nawe muzagirana amasezerano neza niba atari ibanga, cyangwa igihe cy'imyaka umva mwazakorana watangira ko kuri kontra ingana iki? Ubundi amasezerano ni ay'abantu babiri. Sinibaza ko ari impamvu yo kuba wenda nabivugira aha ngaha, ariko muhumure, amasezerano nzasinya niko nzaba nayemeye cyane, nta kibazo nyafiteho. Rero urumva amasezerano ntabwo nabundi nabwira ngo harimo ibingibi, yes, kuko amasezerano n'ay'abantu babiri, ntabwo ari ay'abantu bose. Hari ikibazo kiriho cyane cya ruswa ishingiye ku gitsina. Ese muri kariyeri yawe icyo kintu ntabwo urahura nacyo? Icyo kintu gikunda kubaho, ariko ntekereza ko nanone biterwa n'imyitwarire y'umuntu. Umuntu ushobora kuza gushuka akavuga ngo ndashaka gufasha iki ngiki, nanjye ndashaka ko unkorera gutya na gutya. Iyo ubyemeye burya ntabwo ubuza aho ujya. Ntabwo ni ukuvuga, hari ijambo bakunda gukoresha ngo utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Rero ubwo ntabwo ubuze icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka, ntabwo umuntu ashobora kuza ngo agushuke ngo avuge ngo ndashaka gukorera indirimbo, ndashaka gukorera video, nawe ngo witange nyine utange ubuzima bwawe. Ntekereza ko ari mindset y'umuntu aba afite. Umuntu utekereza neza ntabwo yakabaye kuba akora ibyo bintu. Ese ko ufite ijwi ryiza, ijwi rishobora gukurura buri wese, ijwi umuntu wese araryumva akavuga kuki tutumva indirimbo ye yikoreye, nta gahunda waba ufite yo kuba wakora indirimbo yawe? Burya buri kintu cyose navuga ngo ni episode cyangwa se step umuntu aba agomba gufata. Kuri ubu ngubu nari ndi kuri step yo kuba naririmba. We never know, mu gihe kizaza cyangwa se kiri imbere nzatangira kwandika ibihangano byanjye. N'urugendo cyangwa se ni umushinga umuntu agomba kubanza kwigaho kugira ngo awukore neza, nyine ibintu bimeze neza, nawe urabyumva. Tukiri mu muziki, urabona mu Rwanda hari abahanzi benshi bamaze gutera imbere, hari abahanzi bubatse izina. Ni nkuhe muhanzi wumva ufatira ku buryo nugera no muri iriya industry yo kuvangiye guhimba ibihangano byawe byanjye ku giti cyanjye, ni nkandi uzafatira, nindi ufatiraho urugero, nindi ubona uzavuga ati ngenda shaka kuzaba nkuriye? Aho ngaho sinibaza, kuko mu Rwanda dufite abahanzi benshi kandi beza. Kuhita mvuga ngo uyu nguyu cyangwa uyu nguyu, ko bose buri wese afite potential ye, buri wese afite uburyo ki akora ibintu bye kandi ukabona biri mu buryo bwiza, bimeze neza. Icyo kibazo kiragoye kugisubiza, ko abo bose ndabemera, ndabakunda, nkunda buri muntu wese afite akantu k'umwihariko kuri we. Yego. Ese ntabwo ukunda cyane kwiga? Senindera. Ku buryo ushaka kuvuga ati no muntu ninjya muri kariyeri wenda
urabona uracyari umuto uracyari kuzamuka nziyegereza uyu nguyu kubera impamvu kuko ntabwo nujya kwegereza umuntu ntabwo uzegereza uzakura kure ni babandi wiyumvamo. ubundi umuhanzi nkunda cyane nahereye kera mfata nk'icyitegererezo kuri njyewe ni Mani Martin, mba numva ari we muhanzi nyine ndamukunda, nkunda ukuntu akora ibintu bye, nkunda ibihangano bye, nkunda uburyo jisa ahimba, nkunda uburyo buri kimwe cyose kuri we mbona ari icyitegererezo kuri njyewe. Niwe muhanzi navuga cyane mba ndebaho cyane. Indirimbo yo ukunda se niye? Indirimbo ye nkunda indirimbo ya kera ya gospel yitwa Urukumbuzi. Mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye, nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye yes. Wow, rero ndumva iki kiganiro twakigira indirimbo gusa ukaturirimbira tukitahira tugahaba kunzi ba Dezumu TV, ariko ibyo tuzafata umwanya wabyo. Tukiri mu muzika nanone, industry ya muzika mu Rwanda uyibona gute nk'umuntu uri gushaka kuyinjiramo, nk'umuntu uvuga ko iragutunze kandi hari aho uri gushaka kuzajya, ntabwo uri gushaka kuguma kuri urwego, ubona ihagaze uteye muri iyi industry kuri ubu? Mbona hari indi ntambwe turi kugenda dutera. Hari imyaka yashize, hari naho tugeze ubu ngubu, ubona ko hari improvement ihari mu bijyanye, kuko nk'ubu ngubu urugero rwiza naguha, mbere umukobwa kugira ngo yinjire mu muziki byabaga ari ikintu gikomeye, yumvaga ari kuko nk'umubyeyi kumurekura ugenda ukora umuziki byabaga ari intambara, ariko kuri ubu usigaye ubona ko ibintu bisigaye byaragiye mu buryo umubyeyi asigaye arekura umwana we ati genda ukora umuziki, yakumva ko ari nka kariyeri nk'izindi zose. Rero mba mbona harimo akantu kari kuza. Umwana w'umukobwa n'ibya bindi twavuzeho ahura n'ibibazo bikomeye, benshi bamureba, wowe nta mpungenge ababyeyi bagize, cyane ko ubu ngubu usanga abahanzi mu biyobyabwenge ibintu byinshi cyane bishaka kwicira kariyeri, wowe icyo kintu ntabwo ababyeyi bakigizeho impungenge byibura ngo babe bashaka kukubuza? Ababyeyi banjye nta kibazo babigizeho, ko burya umubyeyi niwe ubuze umwana we, niwe uzi ukuntu yamureze, niwe uzi ukuntu yitwara. Ababyeyi banjye barashyigikiye cyane, bampaye imbaraga. Kuri ubu ngubu aho ngeze nibo babigizemo uruhare, baransapotinga, banyemerera kujya kwiga umuziki. Rero ndabashimira cyane, baramfashije. Ntabwo navuga ko ababyeyi banjye banyangiye, baramfashije, ahubwo bantera inkunga, baranshyigikira mu buryo butandukanye. Peace Hoziyane, uherutse kuvugwa cyane cyangwa guhitinga uri muri East African Got Talent. Ariya marushanwa ni amarushanwa akomeye cyane, ni amarushanwa mpuzamahanga akomeye. Kuyinjiramo byaciye mu zihe nzira kugira ngo witabire ariya marushanwa? Kugira ngo ninjire mu irushanwa, hari itangazo ryatangwaga ku ma social media, kuri ama website atandukanye, kuri WhatsApp, kuri Instagram, nyine bagendaga batanga amatangazo agiye atandukanye bavuga ko umuntu wiyumvamo tala cyangwa se umuntu ufite tala yari yo yose ashobora kohereza akavideo katarenze umunota umwe agaragaza impano ye. Rero nanjye narabibonye ndavuga ni se why not ntagerageza. Rero nafashe indirimbo nkora akavideo k'umunota umwe ndahisha ndakohereza, bidatinze bambwira ko video yanjye yatsinze, ngomba kujya kwitabira audition. Nakoze audition ndayitsinda, nibwo bambwiye ko ngomba kujya muri Kenya gukora semi-final. Umunsi wumva ko wabaye nominated ku bantu bazitabira irushanwa, wabyakiriye gute? Wiyumvisha ute? Of course, iyo baguhamagaye kuri mu batsinze ni ikintu gishimishije, byaranejeje cyane kumva ko ndi mu bantu batsinze. Mu by'ukuri harimo abahanga benshi, harimo abaririmbyi benshi pe babizi babishoboye, ariko kuba narahiswemo bakantora bakanyemerera ko nshobora kujya mu irushanwa ni iby'agaciro kanini. Narabikunze, narishimye cyane, ndavuga ni wow, Imana ni nziza, Imana ikoze gushaka kwayo. Ese ni nk'iyihe challenge wahuye, ni nk'iyihe mbogamizi wahuye nayo ku buryo wabaye desevre avuga ati ni ukubera iki najemo? Hari ubwo byaba byarakubaye icyo kintu ku buryo uvuga ngo nazi iki iyo ntazi? Wenda sinigeze ndegrete impamvu nagiye mu irushanwa, kuko buryo iyo winjiye mu kintu biba bisaba ko winjiramo witeguye
risike zose zizaba muri icyo kintu, mbega ujyamo witeguye guhangana na buri kimwe cyose. Rero nta kintu cyari gutuma ndegreta, ahubwo wenda imbogamizi nahuye nayo igatuma nibaza nkavuga ni waye ibingibi byabaye, nuko habayeho kominikasiyo nkeya mu badukominikaga batubwira ko wenda mu ndirimbo tuzakora uburyo sizabiteguye, uburyo ikoze cyangwa se uburyo bayeditinze, habayeho kutankominika uko ngomba gukora indirimbo yanjye. Rero bimbwira kugeza ubwo nageze muri Kenya ku munota wa nyuma bambwira ko indirimbo yanjye ari ndende, bambwira ko ngomba kwigabanya nkayigira n'iminota 2. Urumva iyo ni challenge ikomeye cyane nko ku muntu umuririmbyi, umuntu uba ugomba ufite ibintu yateguye agomba gupresenta. Iyo uhuye n'iyo challenge byanze bikunze hari ikintu ushaka guhindura, ariko nta yindi challenge iyo ngiyo niyo yonyine yangonze. Yarakugonze, ariko buriya hari n'ingaruka byakugizeho, watubwira niba hari ingaruka icyo kintu cyaba cyaraguteje? Urebye ingaruka byaneje cyane, urumva niba mwarakurikiranye ukuntu performance yagenze, audition ya mbere ntabwo yagenze neza ku rwego nashakaga, ubwo niyo mpamvu yabiteye kuba narahawe indirimbo biri too late, bituma ntabasha kuyikora neza ku rwego nashakaga. Urumva umuntu ushobora kubibona ashobora kuvuga ati ni ubuswa cyangwa akibaza ibibazo byinshi. Iyo niyo ngaruka cyane. Burya imbogamizi nyine zijyana n'ibyiza, nubwo hari imbogamizi wahuye nazo ariko hari n'ibyiza wahuriyemo nabyo. Mbese ni ibihe bihe byiza byagusigaye ku mutima ku buryo utazabyibagirwa wahuye nabyo muri ririya rushanwa? Byiza byo byari byinshi cyane, byibuze no guhura n'abantu mutari musanzwe muziranye, abanyakenya, abaturuka mu gihugu cya Uganda, abaturuka mu gihugu cya Kenya, twari ibihugu kugira ngo 4 byo muri East Africa. Nagiye menyana n'abantu batandukanye, nagiye mpura n'abantu bakomeye, n'amahirwe, mbega ni inyungu nyinshi nakuyemo ko byanyaguriye imbago niko nabyita. Namenyanye n'abantu ibintu nk'ibyo. Niba nibuka neza waviriyemo kuri semifinale. Kuri semifinale niho waviriyemo. Ese ubona ari iki cyatumye uvamo? Ubona wowe ari iki cyakuvanyemo hariya? Kuko iyo umuntu avuye mu irushanwa haruvana aba judges, hari impamvu ziba nyinshi. Wowe nk'impamvu ubona nyamukuru yatumye usezererwa ugeze kuri semifinale yabari? Bundi iyo mu irushanwa haba hari ibintu bibiri, haba hari gutsinda no gutsindwa, kandi mu irushanwa haba hagenewe igihembo cy'umuntu umwe. Ni igihembo kimwe kiba cyateganyijwe, kandi cy'umuntu umwe watsinze wabaye wa mbere. Rero ntabwo twese twagombaga gutsinda, nkeka ko hagombaga kuboneka umuntu umwe wegukana irushanwa. Rero ngewe wenda ntabwo ariyo mahirwe yanjye, ntabwo ari uwo munsi wanjye, ariko nanone ni amahirwe kuko burya kuba winjiye muri ahantu nka hariya ni chance ikomeye. Rero ntabwo navuga ngo kuki navuyemo, ahubwo hari impamvu nuriya yatsinze. Rero Imana byose niyo ibibizi impamvu umuntu yavuye mu irushanwa. Yego. Ese iyo kigira amahirwe yo kugera kuri finale, wari kuririmba iyihe ndirimbo? Kubera ko aho twe tugeze hari kubamo uburyo bwo kuduhitiramo indirimbo, ko baguhitiragamo indirimbo bagendeye ku buryo ijwi ryawe karatoni y'ijwi ryawe. Rero bayiguhaga mbere ukagenda ukayiga. Rero ntabwo nzi indirimbo wenda bari bumitiremo, ntabwo nzi indirimbo bari bateganyije. Ntabwo nari nyizi mu by'ukuri. Urakoze cyane. Tugamaze kuganira ku muziki, tugeze no muri projet z'ejo hazaza zawe, ariko wenda mu buzima bw'umuntu umuntu ahura n'ibibi n'ibyiza. Ese mu buzima bwawe cyangwa muri uyu mwaka, reka tujye muri uyu mwaka, ni iki waba warahuye nacyo cyangwa nk'ubutumwa warakiriye bukakubabaza ukumva ubuzima bubaye nk'ubwanga? Muri uyu mwaka se, uyu mwaka wagira ngo ni amahirwe kuri ngewe cyane, kuko nta makuru nakiriye mabi cyangwa se
mesaje intera ubwoba cyangwa se imbabaza cyane nakiriye ndumva ntayo ibyanshimishije byo ni byinshi cyane ikiro cyo kuba naragiye mu irushanwa rya East Africa's Got Talent ni ikintu cyanshimishije cyane kuko iriya ni platform nziza umuntu aba abonye n'amahirwe akomeye buri wese atabashije kubona ariko ndashimira Imana cyane ko yanyemereye ko niri ntambwe kwinjira mu irushanwa yego Peace hano mu Rwanda ndetse no mu Rwanda no hirya no hino ku isi ariko turimara cyane mu Rwanda hari ikibazo gikomeye igihugu gifite cy'abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe iki kibazo kibona ute ese ubona cyakemuka gute babona ikintu kibitera cyane akenshi cyane ni ku babyeyi hari ukuntu umubyeyi aba afite umwana ariko ntamuganirize akiri mutoya ntamuganirize ku buzima bw'imyororokere akiri mutoya ugasanga wa mwana akura amakuru yose ayakura ku nshuti ze cyangwa se wenda izo nshuti zishobora kuba zimushuka cyangwa se zimugira inama mbi ugasanga wa mwana nta burere cyangwa se nta makuru ahagije afite ku buzima bw'imyororokere bigatuma afata ibyemezo akwiye kuri za nshuti ze ugasanga nyine navuga ikigare cyangwa icyo mbona cyakorwa rero ni uko ababyeyi bafata umwanya bakicaza abana babo bakabaganiriza ku buzima bwabo kuko burya iyo umwana apfira mu iterura niko baca umugani rero iyo uzamuye umwana wawe neza ukamwigisha umubwira iki ni cyiza iki ni kibi ibi bikorwa gutya ibi bikorwa gutya umwana akura afite ya education familiale rero numva ko aricyo kintu cyakorwa cyane numva aricyo kintu cyakorwa cyangwa se abarimu kuganiriza abanyeshuri ku ishuri bakababwiza ukuri ntibababeshye kuko hari nk'ukuntu ushobora kubeshya umwana akiri muto ugakurana cya kintu rero mba numva n'ibiganiro cyane yego ese nk'umuhanzi wumva ari uruhe ruhare rwawe mu gufasha leta cyangwa mu gufasha sosiyete nyarwanda mu gukemura icyo kibazo nk'uko nari mbivuze wenda mu kibazo n'amajije bwa mbere mba mbona ari ukuganiriza urubyiruko cyangwa se abana bakiri bato nkabaganiriza ngize ayo mahirwe yo kubona imbaga nyamwinshi yo kuganiriza nkabona n'uburyo bwo kubibaganirizamo mba numva aricyo kintu nakora kugira ngo ko urubyiruko rurimo rurangirika muri iyi minsi rero habayeho kubaganiriza nkeka ko ikibazo cyagenda kigabanuka Peace hari nk'inkuru zijya zivugwa hirya no hino mu gihugu ugasanga umukobwa abakobwa babuze abagabo ku buryo umukobwa agira gutya ngo akikwa nimba ariko nabivuga nimba aricyo kinyarwanda nyacyo inkwano bari kumuhereza akaba ari uyitanga icyo kintu umusore mukundanye n'umusore akagusaba ko aba ari utanga aya mafaranga wabyakira gute sidibaza ko ntabwo byaba ari feya kweri kuko mu muco ubundi bizwi ko umusore ari buza gusaba umukobwa agatanga inkwano nk'uko byateganyijwe rero sinibaza ko njyewe nabikora ibyo bintu umusore agomba kuza akansaba hanyuma se aciye ku ruhande akabigusaba nyine byaba intandaro yo gutandukana mwabiganiraho wabimwumvisha mu buryo aba yatabyumva wabigenza ute kubera ko ibintu byose ni ubwumvikane hari igihe wenda umuhungu ashobora kuba nta bushobozi buhagije afite kandi mukundana wenda wowe ufite ubushobozi buhagije ushobora kumusapotinga nyine akaba yabikora ariko bitari itegeko nacyo kiriho cyane ugasanga abantu bamwe bavuga ngo nta bakobwa kubera ibyo twagiye tuganiraho by'ingeso mbi ziriho zateye ubu ngubu ugasanga baravuga ngo nta mukobwa w'isugi kibaho ngo amasugi yarashize n'abakobwa nabo ugasanga abakobwa barabibyivugira wabwira umukobwa akavuga ati se ndi isugi ngewe iwacu bararoga ibintu nk'ibyo ukumva ikintu nk'icyo yumva icyo kintu ko kose nta bakobwa b'amasugi bariho se ni ukubera iki izo mvugo bimeze bite ubona biterwa n'iki sinzi ariko ntabwo nanone navuga ko amasugi atakibaho kuko ntabwo abantu bose bitwara kimwe hari ubu ngubu baracyahari pe ntabwo wenda mfite ijanisha ariko ntabwo nahamya ko bose bashize yego amasugi aracyariho pe
none se nk'abakobwa bavuga ngo ndi isugi iwacu bararoga kumva nyine umuntu ari proud yo kuba atari isugi cyangwa ari proud yo kumva ko kuba yakoze iriya gahunda nyine ari byo bintu bigezweho ubwo urumva biterwa n'iki okay buri wese afite ukuntu atekereza cyangwa se uburyo yihaye intego ubwo hari igihe wenda aba yumva ku giti cye ntacyo bimutwaye cyangwa se ari proud yabyo ariko umukobwa wiyubaha rwose ntekereza ko ari ikintu cyiza abakoze kukipinga nyine navuga ubuzima bwe akabubika kugeza igihe wenda ashakiye mba numva aricyo kintu cyiza cyakaguhesheje n'ishema nk'umukobwa yes umukobwa ugenda yirata ko atari isugi ahubwo ntekereza ko byamubabaza kuba kumva ko yatakaje icyo kintu kuko ari ikintu cy'agaciro numva ko ari ikintu cyakabaye kuba kimubabaza ntabwo ari ikintu yakwishimira kwa yeah reka dukomeze dusigara mu tubazo ikibazo ngiye kukubaza ni ikibazo kikwerekeyeho cyane urabona ugeze mu gihe cy'ubukumi urakuze cyane ku buryo umuntu n'abakunzi ba Dezumu TV bakubona ejo bundi urasanga muri commentaire kutubwira duhe nimero ese urukundo numva ari ibintu uzi ni ibintu ushaka kuba unabamo cyane nk'umusore mukundana wahaza ibyifuzo byawe ni umusore uteye atari umusore umeze ate tubwire ku musore nyine wahaza ibyifuzo byawe ku buryo mukundana kumva uri mu maboko meza icy'ingenzi ni urukundo icy'ingenzi ni ukuba mukunda ntabwo ntakwibaza kuko urukundo ntabwo rubaza impamvu ntabwo rugendera kuri ibi ndamutse mukunda nawe ankunda banumva ibyo ngibyo bihagije nta kuvuga ngo umwiza ngo iki yego nabyo biri mu bintu umuntu agomba kugenderaho ariko first of all kuba nkunda nanjye mukunda juste dukundana kuba gukunda nawe mukunda ese hari nta banga ririmo sinzi ariko ntago wakagombye no kubigira ibanga hari umusore ubu ngubu muri kumwe muri iyi minsi cyangwa ubu ngubu nyine muri kumwe ubu ngubu ntawe kuko ntawe pe ese ari gusubiza nk'umuntu uri kubeshya ese ubu ntabwo ubeshye hanyuma se mu gihe umugize tuvuge murashwanye uzamugira nibyo ntawe ufite ariko uranabiteganya ese umushwanye wumva ninde wakagombye gutera intambwe kugira ngo mwiyunge ndamutse mbonye uwo mu boyfriend hakaba havukamo ikibazo giturutse kuri njyewe cyangwa kuri we kugira ngo wenda twiyunge numva ko nta wundi muntu dushaka kubigiramo uruhare ahubwo twebwe ubwacu twakwicara tukabitekerezaho tukareba uwakoresheje undi akaba ari gutera intambwe mu agasaba imbabazi hanyuma kandi kabazo nari mfite hari ibintu byateye ugasanga cyane cyane kuri social media ukabona ndi umusore aranyandikiye ansaba urukundo ese wowe nta mukobwa urakwandikira gusaba urukundo cyangwa ngo wabigusabe muri kumwe oya ntawe pe Peace Hoziyane urakoze cyane ikibazo cya nyuma niwe ngiye kugihereza ese twebwe watubaza iki nk'abakozi ba Dezumu TV 24 hari ikibazo twebwe watubaza okay nari ndashaka kubaza ikibazo na Vincent ibaze ko njyewe Peace uri imbere yawe ndi Imana kandi ufite ibyifuzo bitatu bikomeye cyane kandi ushaka ko bihita bisubizwa ako kanya ni nk'iki wansaba ibyo byifuzo bitatu nibyo nshaka kumbwira Peace icyifuzo ibyo bibazo birakomeye cyane ariko icyifuzo cya mbere ni uko nasaba Imana ko nzibona mu bwami bw'ijuru icyo ni ikintu cya mbere kuko Imana ishobora byose nayisaba icyo ngicyo ikindi nayisaba icyo se ntigikubiye muri byose icyo gisubizo nubwo
igisubizo cya kabiri ni uko Imana yazampa umukobwa ufite umutima nk'uwa Peace tugakundana, kuko numvise ko ibyo watubwiye nimba ari ukuri, icyo cyaba ari icyifuzo cya kabiri, cyetse nimba watubeshye. Nkurikije ibibazo twakubajije, watubwiye ko ni umuntu uri hambo cyane, umuntu ufite impano nziza, urumva ni ibyo byonyine birahagije kuba umutima wawe. Twagiye ku kindi kibazo cya gatatu. Ikindi igisubizo cya gatatu, icyifuzo cya gatatu, icya mbere nacyo kubwiye nuko yazampubwa kwinjira mu bwami bw'ijuru. Icya kabiri nuko yampa umukobwa ufite umutima nk'uwa Peace, kuko ibyo yatubwiye byagaragaje ko afite umutima mwiza. Icya gatatu nuko yazampa nuko yampa icya gatatu kibona iki Izuba mwarimu wabaza ibibazo bikomeye. Reka tugarukiraho abakunzi ba Dezoom TV 24. Mwabibonye twaganiriye n'umukobwa mwiza cyane Peace Hoziyane, umukobwa ufite impano ikomeye cyane, umukobwa uzi kuririmba. Ariko dusoza, reka twongere tumusabe aduhe akapera ku ndirimbo, ariko indirimbo y'ikinyarwanda. Peace, reka dusezera uduhereze ako karirimbo, kuko ntekereza ko n'utwambere twabaryoye, ariko kuko karabagera kurushaho. Okay, hari indirimbo nkunda cyane ya gakondo, ni indirimbo ya Cecile Kayirebwa ivuga ngo nguyu w'Imana yahaye y'ubutware, dore uw'Imana yahaye y'ubumanzi, ijya kumurema yari yarayimurota, ijya kumurema yagutatse gutanaga, ijya kubarema yabatana zinoza. Urakoze. Wow, mwamwumvishe ni Peace Hoziyane, ni umukobwa ufite impano. Komeza ukurikira ibiganiro bya Dezoom TV 24, uzajya ubona amakuru meza, uzajya ubona abantu bafite impano nk'aba ba Peace. Murakoze cyane kudukurikira. Ciao. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.